Ndagushimiye cyane nanone nizere ko umeze neza wowe uri kundeba, nizere ko wakoze subscribe kuri Run with Dr. Olive, ni urubuga rwiza tubagezaho ibiganiro bijyanye n'ubuzima bw'umwana, bya bintu byose ukeneye kumenya ku buzima bw'umwana. Rero uru ni urubuga rwiza kuri wowe wita ku mwana, wowe umubyeyi, umupapa, umumama, ariko natwe twese biratureba cyane yuko inshingano ya buri muntu wese ni ugutuma umwana nyine agira ubuzima bwiza, kuko nk'uko tubizi ni bo Rwanda rw'ejo. Tuba turi kubarera ngo bakure neza bagire ubuzima bwiza, ikindi tubafashe nyine kugira ngo imikurire yabo igende neza, bagere ku ntego zabo bafite ubuzima bwiza. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri constipation mu bana, ariko ndabereka bya bintu byose ukeneye gukora mbere yo kuvuga ngo umwana ngiye kumujyana kwa muganga byanze. Ubundi hari ibintu byinshi umumama aba akwiye kubanza gukora mbere yuko atekereza ko agiye kujyana umwana kwa muganga. Turabanza turebere hamwe se ubundi tuvuga ko umwana yagize ibibazo byo kutituma ryari, ese constipation nyine umwana koko afite constipation? Ibyo byose nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro, ariko nanone nkababwira bya bintu byose ukeneye kubanza gukora mbere yuko umwana ageraho nyine agera kwa muganga. Hari ibintu byinshi umubyeyi akwiye kuba azi, kuko niwe muntu rwose twizera uba ufite amakuru meza ku buzima bw'umwana, uba ufite bya bintu byose nanjye bizampa ishusho yo kumenya ngo koko uno mwana afite constipation cyangwa ikibazo cy'uno mwana giteye gutya. Rero weho icara urebe kano kavidewo kugera karangiye, nkwereke na bya bintu byose utajya ukora rwose kandi bifasha umwana igihe cyose yagize constipation cyangwa igihe cyose yagize ibibazo byo kutituma. Ikiganiro ni ingenzi kuko abantu benshi bajya babitubaza, muganga umwana wanjye ntari kwituma, umwana umva. Iki kiganiro ni igisubizo ndabizi ku bantu benshi, wicare ukirebe ugisharinge abantu benshi, kandi rwose ntukagende udakoze like ku biganiro byacu, kuko nyine ugira amahirwe y'abantu benshi kugira ngo babone iki kiganiro nabo bunguke nyine ubwo bumenyi. Ubundi tugiye gutangira turebera hamwe tuvuga constipation ryari, ariko nk'uko mubizi ubundi abana barimo ibice byinshi. Hari umwana uri munsi y'amezi 6 wonka gusa, hari umwana uri hejuru y'amezi 6 utangiye gufata n'ibyo kurya n'ibyo kunywa. Icyo gihe rero bizaba bitandukanye, kuko munsi y'amezi 6 ni wa mwana kenshi tuba twitaye ku bintu mama we ari gufata, kuko uzasanga kenshi ibyo mama afata nibyo bituma n'umwana ashobora kugira ibibazo byo kwituma. Ubwo rero birasaba iki? Ubundi nimba umwana ari munsi y'amezi 6 akaba yonka gusa, wowe umubyeyi uba ugomba kuba maso. Ibyo ufata biba bigomba kuba byujuje intungamubiri, ariko nanone birimo bya bintu bizorohereza umwana kwituma. Ikindi nimba ari munsi y'amezi 6, umumama agomba kwibanda no gufata amazi menshi, kuko amazi agira akamaro, atuma nyine n'umwana kwituma bimworohera. Ikindi umumama akarya imboga nyinshi, agafata imbuto cyane cyane zirimo imineke, kuko imineke irimo potassium, bya bintu nyine byose bizatuma n'umwana bimworohera kwituma. Rwose nukora ibyo ngibyo umwana ari munsi y'amezi 6, akenshi uzaba umurinze guhora arwaragurika constipation cyangwa guhora agira ibibazo nyine byo kwituma. Ubwo rero nizere ko icyo mucyumvishe. Ikintu cya mbere, nimba umwana ari munsi y'amezi 6, ita ku ntungamubiri ufata. Ikindi jya unywa amazi menshi, kuko asukura umubiri, asukura amara, atuma nyine n'amara ariko iyo myanda byoroheje. Ikindi ukita kurya imbuto zikungahaye kuri potassium, kuko potassium ituma nyine amara atangiza akora movement. Muri kwa gukora movement umwana nyine bizamworohera kwituma. Umwana noneho warengeje amezi 6 yatangiye igikoma, ibyo kurya, ibyo bintu byose ugomba nyine nawe kumuha bya bintu bizamworohereza kwituma, imboga, umuha amazi, umuha imbuto, bya bintu nyine bizatuma amara ye bitagora kuba yasohora umwanda, cyane ko uwo mwana nibwo aba atangiye gufata ibyo kurya. Rero ni byiza yuko rwose umuha bya bintu byorohera amara ye kuba yasohora imyanda. Ese ubundi tuvuga constipation ryari? Ni igihe umwana nibuza, ubundi umwana uri munsi y'amezi 3 ashobora no kumara rwose icyumweru atarituma, bikaba ari ibintu biri normale, igihe umwana nta kindi kimenyetso agaragaza nko kubabara mu nda, kubyimba inda, kuruka. Ibyo rwose iyo atabifite ashobora kumara n'icyumweru. Ariko noneho uko umwana agenda akura
tuvuga constipation igihe cyose umwana ashobora kumara iminsi 3-4 atituma kandi afata ifunguro anywa ibyo kunywa ukabona amaze iminsi 3-4 atituma, icyo gihe umwana afite constipation cyangwa afite ibibazo byo kutituma. Ubwo rero ni hahandi uba ukeneye kubanza gukora kuri bya bintu byose twavuze. Nimba afata ifunguro muhereza ibikungahaye ku mboga kuko imboga zibonekamo amafibure, iyo amafibure akaba yakorohereza amara gusohora umwanda. Ikindi niba umwana atangiye gufata ibyo kurya muhe n'amazi, amazi agenda asukura amaraso, asukura amara, imyanda nyine byorohere gusohoka. Nimba ari wa mwana wonka gusa, none kuri wa mwana wonka gusa mama nk'uko nabibabwiye aba agomba gufata ibintu byuje intungamubiri ariko byibanzemo imboga, imbuto, ibyo bintu nyine bizatuma amara ndetse n'amashereka yoroha akajyamo za fibre zifasha umwana nyine kwituma. Rwose ibyo bintu nubikora bizatuma umwana adahora afite constipation mu buryo buhoraho. Ariko nanone ndashaka kubanza kuvuga gato kuri complication zishoboka igihe cyose umwana yagize constipation, cyane cyane ku bana barengeje amezi 6. Rwose tuba tugomba kwitonda tukabarinda kuba bagenda bagira constipation zigenda zigaruka, cyane yuko ibyo biri mu bimwe bishobora gutuma amara yifunga, yakwifunga nyine ya myanda ntisohoke. Murumva rero ko ari ingenzi yuko rwose umwana tumurinda constipation, ugakora bya bintu byose bishoboka kugira ngo umwana nyine abashe kwituma. Ariko nanone hari ubwo ibyo byose byanga, reka mbereke muri tumwe mu tumasaje ushobora gukorera umwana igihe cyose nyine ubona atituma kandi bikagenda neza. Hano ndifashisha aka kabebe kacu, murakabona? Ngiye kwifashisha kano kabebe kugira ngo mbereke zimwe muri massage ubushakashatsi bumwe na bumwe bwagaragaje yuko zishobora kudufasha igihe umwana nyine atituma. Rwose nizikora uzabona bigufashije bituma umwana nyine abe yakwituma. Massage rero tugiye kuzikora twifashishije kano kabebe. Ubundi iyo umwana nyine ubona wakoze ibyo bintu, uri gufata intungamubiri, uri gufata ibintu bikungahaye ku mboga, uri kunywa amazi menshi ariko ukabona umwana ntari kwituma, cyangwa umwana uri kumuha imboga nyinshi, uri kumuha imbuto nyinshi, uri kumuha amazi ukabona ntabwo ari kwituma, icyo gihe ushobora kumukorera tuno tumasaje rwose tukaba twamufasha kandi ni utuntu tworoshye. Ubundi ikintu cya mbere ukwiye gukora, urabanza utegura umwana neza, umwoze, biba byiza iyo umwogeje amazi y'akazuyazi. Wamara kumwoza umwana ukamuryamisha agaramye. Ariko abamama nanjye ndabashishikariza rimwe na rimwe kuzajya nyine mukora ibintu byose nyine, ubundi uko ukora ibintu nyine ugomba kubikora ushyizeho umutima wawe kandi nyine ufite care nyinshi kuko abana nabo baba bakeneye. Reka tuvuge wenda umwana wacu ari munsi y'amezi 6 afite ibibazo byo kutituma. Rwose tuno tumasaje nitumukorera ndabizi neza yuko tuzakora. Umwana uramuryamisha agaramye, numara kumuryamisha wamwogeje, wamuteguye, ibintu byose babikoze, uramwambura twa twenda twawe. Reka wa mwana wacu tumwambure bereke. Uramwambura rwose witonze ntugire ikibazo, wamara kumwambura ariko ubundi nk'uko nyine ubundi umwana ntabwo uba ugomba kumwicisha imbeho nyinshi, ushobora kumwambura kino gice tugiye gukoreraho nyine cyo ku nda. Hanyuma wamara kumwambura uratangira za massage zacu. Ubundi ubusanzwe amara agenda akora muvoma ava no kuri right side ku ruhande rw'iburyo ajya ku ruhande rw'ibumoso. Ubwo rero ni uko nguko natwe tugiye gukora iyi massage yacu. Wamara kumwambura rwose ukaza neza ku nda ye, ukajya uva hano ku ruhande rw'iburyo umukorera akamassage, ugaruka ku ruhande rw'ibumoso witonze, uri kumva wamaze kumwoza twa tuzi dushyushye. Utuzi dushyushye natwo dutuma amara atangira muvoma rwose akaba yarekura imyanda. Ukamukorera aka kamassage uva ku ruhande rw'iburyo uza ku ruhande rw'ibumoso, ukagakora rwose witonze neza. Abamama bazi kuririmbira abana bakabaririmbira, nabyo bituma nyine n'ubwonko bukanguka rwose bugatangira gukora neza. Ibyo ni ibintu by'ingenzi ku bana, mumenye ko no kuri psychology yabo birabafasha rwose. Mujye muririmbira abana igihe cyose uri kumukorera akantu, yumve ko uri kubikorana urukundo, birafasha. Ubwo uramukorera akamassage nibuze nk'iminota
itatu uzenguruka uva ku ruhande rw'iburyo ujya ku ruhande rw'ibumoso, noneho ugenda ukora usa nkaho uri hejuru, warangiza ukamera nk'umanukaho gake 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 cyane, ariko ntabwo ari ngombwa rwose ngo utsindagire umwana, wapi, ugenda ubikora witonze ukamara ya minota yawe itatu, warangiza nyine ukarekera, noneho ukajya ku maguru, noneho urajya gukora utumasaje ku kaguru, akarenge kacu kaba kameze gutya, ubundi urahera hano, nuhera hano urahera hano umukorera akamasaje ugaruka, umukorera akamasaje ugaruka, kuko ubushakashatsi bugaragaza yuko ubundi hano hari aho hahuriye n'igifu, bishobora gutuma nyine igifu gitangira umuvoma, amara agatangira kumuvoma, ibyo byose bikaba byafasha muri kwa kurekura umwanda nyine umwana yaba afite, uramukorera nyine akamasaje witonze ugenda umanuka, witonze ugenda umanuka, nurangiza wongera uze gutya ugenda umanuka wongera umanuka witonze, ubikora witonze ukamara nk'iminota itatu, rwose bino bintu birakora, uzabikoreye igihe cyose umwana yanze kwituma urebe ngo ibikubaho. Ukongera ukaza no ku kandi karenge ukamukorera witonze ugenda umanuka witonze, ugenda umanuka rwose witonze, nta kintu kikwirukansa, nk'uko nabibabwiye uzi kuririmbira umwana ukamuririmbira, ibyo birafasha, bituma ubwonko bwe nyine bubusesinga bukaba bwatangira gukora, ubikora witonze bebe umuririmbira, ukongera ukagaruka kuri hahandi nababwiye kunda, ukongera ukamukorera akamasaje, warangiza kumukorera rwose akamasaje, abenshi uzajya kurangiza tuno tuntu nyine bituma, ariko niba atarituma ushobora no gufata umwana ukamuzembagiza ukamuririmbira ukamuzembagiza, nabyo rwose bituma nyine yamuvoma, uba uri gukora niko n'amara agenda nyine nayo aba navuga ngo iki, akangurwa kugira ngo nyine atangire iyo muvomo. Ibi bintu rwose nubikora utu tumasaje nudukora witonze, ugakora utumasaje two ku birenge, umwana ukamuzembagiza, wamwogeje, wamukoreye isuku neza, ndabizi neza yuko umwana nyine azabasha kwituma rwose. Ubwo rero niba wajyaga uhura n'ibibazo byinshi, umwana yanze kwituma, wabuze icyo ukora, rwose utu tumasaje tuzagufasha cyane cyane cyane, turadukora, tudukorera abana kandi birakora, ibintu tuba turi kubabwira natwe nuko tugenda tubikorera abana tukabona birakora. Ubwo rero niba ufite umwana yaba ari munsi y'amezi 6, yaba ari munsi y'umwaka, utu tumasaje rwose watumukorera, twagaragaje yuko dushobora gufasha abana nyine kuba bakwituma. Ubwo rero nimba bajya kugira bino bibazo, nizere ko kuzaniye igisubizo, ahari ushobora kuba wari ubizi ariko utabikoraga, ubwo rero nahawe rwose ho kugira ngo nyine ujye ubigerageza byose, nibyanga bebe umuzane kwa muganga. Rero ndashaka kurangiza nkwibutsa ibimenyetso mpuruza igihe cyose umwana yanze kwituma, harimo kuruka, harimo kubyimba inda, harimo gucika intege cyane, harimo kubona umwana umeze nk'aho ari kubabara mu nda cyane, ibyo bimenyetso rwose ni impuruza. Ikindi harimo abantu uzabona barira iminota 2 agaceceka, indi akarira iminota 2 agaceceka, indi akarira, icyo ni ikimenyetso cy'uko umwana ashobora kuba afite ibibazo mu mara, niyo yaba atabyimba inda ariko ukabona ni wa mwana uri kurira iminota 2 akongera agaceceka, 3 akongera akarira, akongera agaceceka, nyine ukabona afite iminota ari kuba nabi, ari kuba agresive, ameze nabi, icyo gihe ushobora kuba ari cya kimenyetso kikwereka yuko amara ashaka kuba yinjiye mu yandi, rwose agatuma nyine amara yifunga. Ubwo nubibona ku mwana utari no kwituma, please ujye umuzana kwa muganga turebe nimba nta kindi kibazo yaba afite. Nizere ko iki kiganiro hari ikindi wungutsemo, rero ntugende nawe udakoze subscribe kugira ngo duhe iyo nkunga, kandi tujye tubana kenshi mu biganiro bivuga ku buzima bw'umwana. Bye.